uyu munsi bafana bacu mwebwe mukurikirana Matsiko ku nkoranyambaga. Mbese kamera yica no bahita ngo iki? Kayihura comedy. Bayita Kayihura comedy. Mukore subscribe, share na comment kandi n'abari mu mahanga. Aba diaspora b'inshuti zanjye bafana banje mujye kuri ni Kayihura. Kayihura comedy mukore subscribe, share na comment. Murabizi ko FIONA yakoraga kwa Nyamabondo, umugore wa Nyamabondo aza kumwirukana ngo yajyaga ibiryo byinshi, ngo yajyaga yibanga imbuto akazira munsi y'igitanda. Ibyo byose naje kubimenya, bazaniye amakuru mashyashya mutazi. None amakuru dufite no kuri aho FIONA bamwirukanye, mwese mamuzi kuri channel ya Nyamabondo ko bamwirukanye. Uyu munsi twa kamera tugiye kujya kureba FIONA. Tugiye kujya kumureba, tumutungure, tumukore surprise. Ngenda shaka no kuza no kumugurira akantu turebe uti kuva yava kwa Nyamabondo abayeho buhe buzima, ko bajya tugira ngo abayeho nabi, barara mu mihanda mu miraro niki, gasigasa nabi na kigira imwendo wo kwambara niki. Kamera abarira nze muhamagara n'abantu badukurikirana babyumve. Kankiro Ostpeka Nyamabondo ngo yaramwirukanye n'umugore we, reka twumve ibyo bavuga koko kari mama. Numvise chemo kamera wumve. Meze bite FIONA? Amakuru mfite barakwirukanye none ngariko ngo sigaho bayeho nabi. Ubu to ubu naje mu mutara kamera bereke nibi bibaye byose. Yego. Sawa. Twamukubye umvase tujye kumureba. Kamera shiraho kamera tugende. Shiraho kamera tujye kumutungura turebe. Aho kamera reba kina hari imisozi. Hano hose hari imisozi baba abafana n'abahinzi ariko ko wacu dufite abahinzi. Bamwita FIONA. Akiro kamera wabo ni mu miyenzi. Abafana ngo baze kuza ko ari wa FIONA haniheze. Meze bite wakintu. Kamera ereka abafana ariko ko ari wacu bahinga. Bereke n'ibishyimbo. Bari kubibona. Dore nyine amakuru. Dore twatuje gusura FIONA. Yewe reka mansuze n'umuntu. Ahanihe. Amakuru. Ngiye banyita Matsiko. Wese wakwitana. Clementina, kamera na hano nibone n'umugeni danda hakura umugeni. Gira hino ngewe. Aha ni mu mutarasheri do turahinga. Iwacu hari inka n'ishyamba amafaranga. Clementina. Nitwa Matsiko nurutse mu mujyi wa Kigali. Sibyo? Natse mu mujyi wa Kigali FIONA ni inshuti yacu. Batubwiye ko yatashye nyine hano abaga bamwirukanye tuvuga ati reka tuze kumusura. Tibahana tuye kuko ibyo nyine. Kirakize. Oya ikise none iki. Kirakize hani ni mu mutarasheri. Uyu ni umubirizi. Yego. Uzi icyo ukora? Ni igikeze. Bawuhinga yarwaye inzoka. Nukuri. Biradushimishije. None se FIONA mwebwe wenda muturanye n'umuturanyi wawe. Wenda mubonute yavuye Kigali tubona byucye gutabona cyabyibushye. Umugore wa Nyamabondo yenjya numva avuga ngo yarananutse ngo kwatakiga imbuto. Ngombe imihanda. Ngabe imihanda ara mu biro none nge ndangwe kubona ahubwo ameze neza. Noneho kamera wakwigiye hino kuko wihanganye wababwira ati nabasana mu. Oya nta muntu gufata. Oya nta mugo turimo kugufata. Weho waje kutsimbira ho kanyuza. Ngaho uzabagire ngo FIONA musanga ni barunkweho ahani uri kumva ibintu ari ibi kintu ucaba kamera ibi ni nasiga nkumiriro ndaga ibi ni ahani none se FIONA ngenda shaka kuretse mbanze niganiriza umu sister ngiye kuko uyu ni wacu niwe wanje umukobwa ngiye ndabona ngiye ndashaka kukwibariza oya igira hino ngiye tuganiye bugike oya nago ngufata bise aba no mutari wacu batinya kamera nago ngufotora batinya kamera nago ngiye ngufotora sibyo nago ire fotora sibyo urumva uriya ni inshuti yanjye twagendanye kugira ngo irani telefone ngafata nereke mama wanje wenda ko nahuye na FIONA sibyo nahuye nawe ngiye impamvu wenda muza wenda twiganirire ngiye mbira amakuru ya FIONA wenda ndajya nkubwire wenda ubuzima FIONA arabayemo naho ngira ati wenda kwa FIONA yaza abayeho gutena gutya FIONA yabaye mu buzima bwiza arya bw'inyama gibiki kwa Nyamabondo FIONA baza kumurukana ngo nuko yanze kwerekana telekomanda abwira nyirabuja ngo haguruka nawe irebe muri twe tubana mu zituri babiri abo naga ariko byagenze yarambajije ngo ese FIONA telekomanda irihe ndamubwira ntago nzahira ngiye kurira mu cyumba ndagiye ako amakuru dufite ngo wagiye usebya Nyamabondo ngagira ibiryo byinshi yarabacuraga oya aho ni ibyo biryo bya Nyamabondo nabimuhahira cyarabyihahira nene ngabyahira ko akenshi imbuto aziriyaga mu buriri nyine uko kuntu bimeze ibyo nago bindeba naramaze n'imana naziriye byatumye nzana nyasho wazibonye
abantu bazirebe nangana gutya abura kamanze mbabwira yanumye ngo nshaka telekomande ndayibura nyabuze namubwira ngo nawe uyishakire yarambaje ngo ise fino kuvuze telekomande iri he akumva wasuzugwe mabasha byukuri nje narubwo nenze iriya televiziyo sinzi kuyikoresha bayaga bayinsigira bagiye ku mazi nagishiramo nkabona haje ibintu by'ibipupe nasi nahita mbifunga nase kujya kuri telekomande ntabwo none abanyabondo arambwira ngo sinzi kubugura kuri televiziyo umugore twirwana mu rugo umugabo agiye mu gukina filime turwanye mu rugo umugabo agiye umugore we mwajyaga mutukana mukanarwana none wapya twarwanye nabo twarwanye umugore musuzuguraga ngo yakubyamumuriza ikintu nawe kuba namusuzugura nanjye yansuzugura sibyo niba ukore mu rugo rw'umuntu akakorera ko nta cyo kugira abantu badukurikiye nyine ubabyira ubareba bantu mudukurikiye mu amateka FIONA nagiye kwa Nyamabondo nkorayo nakoze ibyumweru 3 mu kunyirukana bambashije telekomanda hirya telekomande ndayibura ako nundi babaza iminsi barapanze kunyirukana baranje Nyama ndaje kunyirukana nambwiye ati FIONA dore rero umugore yagezeho yanga kujya yego nateka naje nabicyo ubwo se atinyaga kwa murogo akaba iranda ye yavamo ziba oya ngereka mwibarize ngewe kugutinya ko ngiye mifata urugendo mva mu mujyi wa Kigali nza kukwirebera mu Mutara acuba ko wenda ahanihe ngenda njya ngo mbyire bafana bacu n'abantu mukurikirana Nyamabondo TV murumva guhinga basabyaga FIONA bavuga ngo ahani wabo ngo ni habi ngo na ahantu hadahingwa nacyo kamera baro tumwe nara hakujya ubereke waba FIONA na ahantu heza ibintu barabizi ni imihenzi n'amabu njyewe nifa uretse FIONA simbura igipangu cy'Ikigali nimba mu nge nifate cameraman nyate cameraman ngenda shaka dukorana urugendo tukajya gusura FIONA wabo sibyo nge ubwo biranungwe kubona uko waje ubwo nde bari bwarusheho kuba inzobe none usigaye nibere no kumyotsi yashubitse gende kura hafa aho kumabati ngerayo aho banza bemeza abantu babwiye ati akantu usanzanwe ahasi wacu akantu ngewe usanze wondo nyatsemeho usanze aragacya hanihi harimo akarikere bazabara buresheri cyo bazi ngo baranyirukanye ngo nagiye habi cyane ariko amakuru mfite za mbuto wagiye agasuki zibona bwa bugari za nyama ya firiti bya bikisuki bibona asana mu cyaro none se ubugari wabo barabihinga cyangwa iwacu niho babuhinga wamakuru ejo buno nyirabukwe yamworeje ibiro 30 by'insambaza barabeshya aho yabyarashe ndakabura umwana wanjye w'imfura araho abantu bari nago barenze ikiro kimwe bamuzana ibiro 6 ibyo nakazi kabo niba bari abantu nibakababeshye umugore Nyabondohereza amafaranga yagura isambaza bakabeshya umugabo ngo barazohereje umugore yohereza amafaranga ntago ari isambaza wabo umugore bategura kandi umugore atubeshya ngo nizo mabuko yohereje ndakabura umwana wanjye w'imfura umugore Nyabondohereza amuhamagaye njewe ndi mu rugo ndi koza ibyo murabizi nari karyasi wabo yarabahamagaye arababwira ati njewe bari mudukurikirana mu noneho ngaro ngo mami ngo bimenyira abantu mu cyaro bavuga mami bavuga ngo ma ngaro ngo ma ngo bimeze bite ngo byiza none se ngo nshaka isambaza ese shaka izingana gute amubwira mari shambo isambaza ashaka umugore yohereza amafaranga niba kaje babiyemeraho je nibera nibereye kuri mugo nibereye ku kantu kakarikeri n'akayenaji sige wiyavuze ibintu by'ibyo uzamusige nk'ibintu by'ibyo narabyaye mfite umwana mfite noneho mfite n'ishoreke ako mfite nk'amakuru mfite ngaba diaspora kuri cyo na Nyamondo birwagwamaga bashaka kujyana i Bugande waje ukigira i Bugande aha ni hese aha ni nagenda barabure bakini barabure hano bamamagaye ngo ngende bebe ntanyina ntiruka Nyamabondo dore FIONA je nagiye kumwisurira uturike twizikaritse nadutaye yahuza fo hano nsigaye hano abantu barazi ngo babanga Kanyabondo baramwirukanye ngo nazongera kubaho nsigaye nyine banyirukanye ndi umwana mu rugo hano ngo nsigaye njya no mu kabari mari nkiyakira karekeri bakakancanga akina nawe ukuntu mbona mutuye wenda mutuye ahantu heza ngiye biranshimishe mu Mutara sibyo bikora ameze hano ariko nabakobwa mugi abakobwa mugira se banatinya sister waje ukansuza batinya kamera sister waje ukansuza ko nta kibazo ntabwo iri bukujye bayo bicyamamara bayo bicyamamabya bajya no yabajyaga nahagera yakabona kamera nkayitinya abantu binaha turagushakira n'umugabo w'umugabo turagushakira umugabo w'umudiaspora ufite umugabo ufite umugabo se uwo ni umuturanyi rero ko ari mwiza ni Tirizone sha n'umukobwa utaritukuje umukobwa utarisize ibyana ariko impamvu umukobwa yihishe arimo wenda ashobora kuba wenda
atarayicanga mukawenda acangamuka mumengo ngo ibintu Fiona ndashaka ko unembereza muri utu duce twanyu naho nje nagusohokanye Nyereka naho njyewe iyo umuntu yagusohokanye agenda kubaza ka yego shumi yanjye akanagaki subize ko kagati bani Kigali ku bintu by'imyotsi nigeze no kugusura kintu babeshya ngo wafashe video ngo turi gukora ibintu ngekeneye narahaje ariko ntago twaryamanye sheri bari bazabara ntabwo ni baro rucabana Fiona ngenda shaka kamerama ngemba uratutemberane na Fiona atwereke muri utu duce twiwawe nago mbereka mu rugo ariko oya nushaka kwanyeka none se hano se mufite n'inka shamani wale yo nguva ngo ni mu mutara wumva iki kamerama mu mutara cyari miyenze pe ahaniye ako se Fiona ngere ikintu nshaka kwibaza ngira ubu ngubu uraciye asiko mwana w'abantu ngo kibura kandi aho ndi bavuga usohoka mu kazi winjira mu kabari usohoka mu kazi winjira mu kabari agakote ku ruhande utu turungera dutaya namanutse nawe none bari bazi ngo ndumusi namanutse nawe ngeze arakabata umbase ngemba urugira ikintu gigira umugore wa Nyamabondo Muganya bana ngasiga mu mutana ngo abasari ngo nago zihaniye kajya mbwira ngo nago ko ziha ngo Fiona ngo ndamwirukanye ngazasa nabi ako njya azarebe nago azagira inzobe nk'iyanje nyashi kuzifite naho zagiye azibonye oya mukarajya ako nago zikoze karaga aya nabyo se dere ugiye kukagundugira gutyo gutyo oya mwereke umubyira ati ziracyariho ahaniye mani nyine babazi ngo banaye yahoze none ejo bundi yarimo kumbwira ngo mbasa ejo ndimo kumbwira ngo ngizitsambaza ngo Fiona ngo yari kurara zijyanga zitsimba ngo umunsi y'igitanda ngo nsambaza ngo zazana ngo ninjye nawe twaziriye muri comment bigeze kuvuga twakoranye ikiganiro ngo Fiona agira umwana gasana none habajama batipe simbazi pe bavuga ati iranyira buheri ntago irajya gihage yego twegamira hano kugakuta nyine mama abari uzudufate neza ngo Fiona ngagira umwana ngo Fiona ngo nagakaraba ngaki none ababyira aba diaspora abatipe baratubwira ati ko bavuga ngo Fiona ngagira n'abatipe baranditse ngo wanyira buherewe ntago urajya ngo uhage mbere yo gutunga umukozi uzabanza uduhage none se ahubwo amakuru ya cameraman wawe yafite kamera nyashi se kari uko ibiryo byaje Cameraman abajama baradusebara banantekeje hano mva naseka nagiye kumva numva abantu banditse muri commentaire ngo cameraman aseka ariko ibiryo bije ako si ukubeshya uramutipe twabagati ku bintu ngo bamunkingiraga bega ngo cameraman amakuru mfite ngo yakwatse ku bintu impamvu mwashwanye wapi ako cameraman twarishimye none mukubishina yawe ngiye dukundana na warabizi ngo cameraman twabaga duhuriye mu rugo nyine nakoraga mu rugo nakoraga karyasi cameraman nyeri cameraman Nyamabondo akajya nkangisha ngo nataye PS ngo narabyaye bazamura buri butsigaye ntwari keri ku yanjye ntago nyirindira karyasi utuntu tw'udushyimbo twiwacu 10 ndatuyora nkajya kutugurisha amaguru ari keri salama pa namara kutugurisha amaguru ari keri zirasoma mu ngwa ugiye Nazabite bazakora yego ngewe banyita Matsiko baturutse mu mujyi wa Kigali none ko anaturutse mu mujyi wa Kigali umukobwa yakoraga mu mujyi wa Kigali kwa Nyamabondo baza kumwirukana none baduha amakuru ko ngabayeho n'abasigara imihanda usoma nta kibazo usoma atabari imihanda arari nganje nge nabatereka nzi naha mu mutara nze kumusura ndebe koko ibyo bavuga nimba ukuri none nge ndaje ahubwo nungwe no kubona ko uyu mwana uzanira ateka kuri gaze ariko ameze neza uzanira ateka kuri gaze rwose kazana nabibona ahanihe oya nge tumanigane n'umuturage sibyo nge biranshimishe kuba inamuhinga nge bavugaga ko ngo nyine mu bantu numvaga ngo nasi muhinga umubayeho neza rwose ibishyimbo birera ibigori nawe ngira ngo urabibona kore n'ingasha zirasikirana rwose gudakunda inka ni cyebe ubwo biranunguye ndagira ngo mbwire Nyamabondo n'umugore wa Nyamabondo ko Fiona abayeho barabura nta kibazo afite njye ndimo kwigana n'abaturage baho bama amateka ya Fiona bambye ati Fiona abayeho neza nta kibazo afite cameraman umva buri kantu kose ugafata nutagafata utenda kurukana kirehunga yarenze Kayonza arenga Rwamagana aramanuka agera aho bita Iburasirazuba muri Gaci barakomeza ajya mu Mutara haniye
ngo bari bazi ngo ndimbo kare ahubwo nta makuru baba barabizi bazabarabure bibo umuturanyi ahani nta makuru ahani cyo bazabateye hose ahani oya Fiona reka manze niganire n'umuturage wo gatoya mbabure wo gatoya umuturage wenda ntabwo namenya amazina yawe nimuganire nge naniyicarira hasi aha ni iwacu turatanga aha ni iwacu noneho ikintu cyo mu cyaro tubarusha twicara no hasi iyo bazabarabura ngo wari i Kigali ngo bicanga no ko babonye intebe ahaniye amazu ari inaha hari amazu y'imibare wabara gutyo ukavuga ati ndayibara ako igihe nagende umuntu ushinzwe umutekano ntabwo abanyerondo barahari cyane rwose ukuntu abaturanyi batangiye kumbwira ako se nta nk'ikibanza nangaye ikibanza se wayabona kirahenze cyane rwose nuko batabara kirahenze afite agaciro ahaniye agaciro ndeba n'abantu bahatuye nuko ubibona gutya buriya agaciro gahari rwose karahagije ati nta kintu muturusha ndari uguhinga mu mujyi wa Kigali nubwo ibintu tujya ndareba ari n'ibituruka bituruka hangahe twe cyane uriya mugore wiyemera se ngo Fiona ngo ngasigara ari ngange ahaniye ako Fiona tuze tuvugisha ukuri nawe ibintu wajyaga sibyo kiki none se sheri asa naho cyahindutse ahaniye ntacyo wazibonye nyacu wazibonye ntacyo yahindutseho rwose nawe urabibona none se ko navuye iwawe nambara umupira ufuze abafana bazatubwira uyu mupira ufite ubuki kubaka akabuno gasa gutya nuko ari mu cyaro twicara hasi ariko n'intebe turazigira mu nzu ahaniye tuyane mwereke gato mba muri ko atari gaze nyeka nkubwira mugabo ngiye gusubira i Kigali mbwira n'abantu badukurikirana kuri channel na YouTube manze mukoresha na comment kugira ngo ibintu byose nese abantu bajyaga babaza Fiona ngabaye hehe ngabaye gukora subscribe ntacyo bitwaye nta mafaranga bisaba ntaki nta n'iminota bisaba no gukondaho gusa ko hari ako kazogera ubundi ikintu cyose twasohoye kikakugira iki ngiye ndajyambyire abantu bakurikirana wenda Fiona YouTube n'abakurikirana Matsiko kuri TikTok Matsiko comedy reyamba byengo Fiona no mu mutara n'abaturage twaganire nubwo hamwe n'abakobwa twawe bagira isoni ndi no guhinga ndizoba nibazabarabureshe byose kubagara ibishyimbo bitari biriya i Kigali bayaga bagiyemeraho barabishoboye byose yenze guhinga ongera usomeho gereka mu byisi ukuri bazabarabure nabonye namubumba n'amadafari cyane noneho Matsi oya Matsi kugira ngo tubemeze ko abanyakigali tubarenzeho ibi ni ibiti nubimenye nahita mbarabura mbabwira ati shumi zanjye murabize ibi ni iki bakita umuhenzi abanyakigali bubakisha amatafari none twebwe kubera ubwenge bwinshi dufite n'amafaranga make dufite twubakisha imihenzi ahaniye reka mbe muretse ugira akazi keza yego nawe kamerama njyewe numbiwe ndashaka ko Fiona tukomeza kuzamukana tuganira Fiona agenda gakeya ko mwajyaga mumbwira ngo nimba i Kigali nzarwara bwacya ahaniye sister wanza kuduherekeza bihorere abantu b'imikara ntabwo tubashaka nubwo ari abaturanyi ibyo ntabwo bindeba n'abakobwa uri kubona ubwenge mbarusha ndi inzobe uri inzobe akabantu b'inaha bamwe nawe ari ibikara rero bayi i Kigali ndanisiga wakiriwe Urucabana. Ako sinaha, byari ikintu nibaza. Muhahira hagana he. Hano Matsi bari hano. Kandi nakazi. Akase. Akase so mugongo. Bari gakoreho wumve. Gakoreho ure. Ko ndabakikunje. Akita mahweri. Mahwera? Ko nenda hweri. Ko ndahweri. Tayari. Papa. Cameraman ndahweri. Bajyaga bavuga ngo. Wono baravuze ngo baranyirukanye ngo nza do. Ibayita mahweri. Noneho kugira ngo abantu bavyemere. Cameraman. Si ibintu bimo kubireba. Uri kubibona? Ikintu cyahweri. Ukuntu kagasanzwe. Mana hano mu mutara habuburozi. Niba urakwa ku cyatsi kigahwera. Cyangwa banze umenye ko nzakwanga saza. Ofuye kigaruje kundeba. Kandi wonye ukuntu kari kameze. Kahwere burundu. Katari yahuza. Gira gutya wakintu bazakura buri. Papa mumeze neza. Noneho uri kuhabona. None se ibi bintu warubize. Mwayaga mwiba nta muhoro mukobwa yageze kumaza turi Kigali. Ngo icyatsi kivaho. None se bobare tumanze mubwira ngo umwumbati uva ku mugozi umwe n'ibigori nari n'ibishyimbo ndamubwira ati woye none yamwe kura ko mwaje kunsura ntacyo nabaye sheri bazabaraho to iki ngiki ni igishyimbo kwagira ngo ni ibijumba muskera abantu b'i Kigali muri n'ibigori iki ngiki
akantu mfite zurakazi ako ngako numveshaga akazi sinakujya gusa no mutabaza ubwenge wakwigarutse mu mujyi wa Kigali noneho buretse manze mwereke ibintu tubarusha ubu ngubu dusoromye gutya ibintu ukuntu byitwa nubivuga nibikeze natangwemeza ko ibi nkiri gutya n'abantu badukurikirana n'abana b'i Kigali batazi ibyaye no si kibabi ngire umuswera ujye umenya ngo uri umunyamujyi kandi umunyacyaro icyo ngicyo gitetse gutya gitetse umushogoro nako najya umushogoro ndagatora mama bicyama datusho byose uzana dusabye nari naze muri isi yawe ntabwo najya umushogoro muri sawa wambaye amahena yago ni hereza ubudehe uzihene z'ubudehe ubu n'ubunyamuki wakintu ako cyo mpfa n'abanyacyaro uretse banze mubwiye noneho abantu bambwiye wahabonye ibigabo bimeze nk'ibigori byambaye amaherena ntabwo ngo bana abasitari b'i Kigali mu cyo gutashira kuri kamera ibyo biherena byanyu abantu binahamutinya kamera uzise ase musa nabi gute agaka mubwira uko abusa nabi cyo mfa nuko ukora uzababwire ngo ikintu umubwira n'abantu badukurikirana ndabizi nyamabondo iki kiganiro uzakibona n'umudamu wazakibona none se muzabyemo urwango cyangwa bikubabaza cyangwa bigutera agahinda nibimubabaza zuri gitabibwira inyoni cyangwa wigura ikintu oya murabure nyine nibimubabaza azegura ikintu nonka bibwirije ijoro rarizi noneho niba yizi ikindi kibazo yurira igitabibwira inyoni naho gukimuta nyene urazizi wayaga bavuga nkiruka ako nawe umukozi wawe none ubu ngubu ako baramutinyaga amakuru afite naramutinyaga bosi wawe ntagira kintu kingana ko yaba ni igibyo ako amakuru mfite ngo nyamabondo ajyaga kwaka ku musoro ibyo bucyane kidatekereza oya ngo wigeze no kumwishipaza aho nyamabondo Mabondo se ntago yakibasha bana mu mutara baranyara kandi akubise hakabona ziraje yavuga ati no muntu ararwaye abantu b'i Kigali baranya vugisha ukuri wape ni bamukagatari uko bitawe ikaza yonyene akabana mu mutara shaka ko bitawe zikaza zira ako mwamwara mwyarega amata menshi azabarabura naguze ibintu bishekeje umugabo Nyamondo ngo yanyirukanye ngazi ngo nzamutwara umugabo yego ayo makuru ndazi nawe niho baramwandikiye muri komanteni ngo FIONA beranye na Nyamobondo ako mwanya nagiye kuna yahuzu anyirukana saa 9 z'amanywa z'ijoro z'amanywa nagiye kubona rangiye nshaka telekomande nta nubwo nari nyizi telekomande ayo narizi ese bati nabonye he televiziyo abuze umugani kuba najya nabuze nano none se je telefone ni iki Kigali batunze gatusha Yesu we nahise kizigiza niza mu cyaro gusa tuyijugunyira w'Kigali gahazi tuyijugunyira w'Kigali abantu babafana bazane n'ubundi w'Kigali suru w'Kigali se kunjugunye telefone mwa agiye kumva umutipe mbe baramamagaye ajya kugitoragura batazavuga ngo agutishije abagore bantu mudukurikirana nje cyunabanza kubabwira ngo nimba natembera no mutara nje kwa FIONA mukoresa gusaba share na comment nicyo kintu cya mbere nicyangwa buretse ngatoya FIONA banzo by'abantu bazari bakayuhura comedy nabanza bakoresa gusaba share na comment ibyo ngibyo byo akubundi baretse mabye muzayikane cyangwa nabyihorera oya bazayikane cyabana abashiri banye ndabakunda kandi mbahoza ku mutima naho hagaruka abana b'abadiaspora bose abadiaspora mfite banzo bibabyire ngabari ndabakunda barabamagaye baramweho Nyamobondo yaramamagaye aya ndi Kigali rifite gatusha banshaka Nyamobondo akura nomero aba hagati mu muhamagaye amakuru mfite ngo kwa Nyamobondo no gwashyamo nomero mu kiganiro ahita yikata Nyamobondo nago wayifuka ahita yikata noneho nabiterwa n'iki uzise ni ishyari baranyirukanye ntabwo mbatinya niyo bazanangarura nzababwira ngo mwamaze urabarabura noneho baranyirukanye ngo umugore Nyamobondo banditse muri komanteri ngo nagabiranye na Nyamobondo ngo Nyamobondo aberanye nanjye cheers Kameraman bajyaga bababwira ngo aha ni ngo mu mutara nta bintu bihaba aha ni iki kameraman oya iki giti nasinze imana n'ugusubiza Kigali simbizi babaruza hano kameraman njye mwishura yawe abantu b'i Kigali batazi ibintu byabo akakatsi urimo kukabona neza iki cyatsi abafana barakizi noneho iki cyatsi abantu b'i Kigali ibintu mutazi ubu nyikozeho cyasinze gikoreho torero gisinze noneho utagikoraho uri w'i Kigali ntabwo cyasinze gikoreho torero ibintu kigiye kudukorera
kigiye kuba atayahuza none se kamera ibintu urimo kubifata wabibonye kamera ibintu wabibonye iki giti abafana bazatubwira uko kugira ngo tukomeze tubabwire uko cyitwa nabo bazatubwira bazajya muri komanteri babyandike ngo bazi ngo nabaye bari ni Kigali musigaye ncuruza umusuwage musigaye uri utega amakunda afite musigaye ncuruza umusuwage sigaye so umusuwage none ikintu gisekeje asundi nanjye wazamara hambirwe uzami nanjye numve turawufatanyije se aha nihe